urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha RIB burahamagarira abanyarwanda bose kuba maso kuko hari benshi bakomeje kwifashisha imbuga nkoranyambaga zabo babiyitirira bakazifashisha mu bikorwa byo kwiba amafaranga zimwe mu nshuti zabo ndetse n'ibindi bikorwa by'urugomo bikorerwa ku ikoranabuhanga. Ibi byatangajwe kuri uyu wa mbere ubwo urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha rwerekaga abanyamakuru bamwe mu batawe muri yombi muri iyi minsi bazira kuba barifashishije imbuga nkoranyambaga z'abantu batandukanye bakiba amafaranga, ndetse mu babibye hakaba harimo n'abanyamahanga batuye mu gihugu. Mu kiganiro n'abanyamakuru, Mbabazi Modeste, umuvugizi w'urwego rushinzwe ubugenzacyaha, yavuze ko abanyarwanda bakwiye kuba maso ndetse bagahagurukira no kujya bahita bamenyesha uru rwego igihe baketse ko hari uwaba wabinjiriye mu mbuga nkoranyambaga. Uretse imbuga nkoranyambaga, n'ababa bashukwa n'abakoresha amatelefoni bagamije kubiba nabo bajya babamenyesha uru rwego hakiri kare bagakurikiranwa. Akanizeza ko uru rwego kuri ubu rufite ubushobozi buhagije bwo gufata bene aba bantu. Rero ibyo ngibyo bimaze kugaragara kuriya byari bimaze kuba byinshi, ndetse hari n'abandi baturage baduhamagara batubwira yuko umuntu yabahamagara babwira yuko batsindiye ibihembo runaka, akababwira ngo mbere yuko ayo mafaranga yabona umuntu abanza ashyira amafaranga kuri mobile money, akamuha nimero ye bwite ngo kugira ngo ukunde abone ayo kuri SMS bamwohereje bamubwira ngo yatsindiye amafaranga kandi atari byo koko. Ubwo bwambuzi bushukana bwari bumaze kuba bwinshi, ariyo mpamvu twifuje yuko tubwira abanyarwanda yuko ibi byaha biriho bagomba kushakisha uburyo bwose bushoboka bwo kubyirinda, bahereye ku buryo bariya abanyabyaha babaganiriye bababwiye. Nk'aba bakoresha social media cyane cyane Facebook, Instagram, nk'uko Mohamed amaze kubibabwira, yababwiye yuko igihe cyose yinjiye muri Facebook y'umuntu cyangwa muri Instagram ye ahita abona notification igaragaza yuko binjiye muri account ye. Twabasabaga yuko buri muntu uzayabona iyo notification igaragaza yuko ari umuntu winjiye muri account ye yahita amenyekanisha vuba kugira ngo bishobore gukurikiranwa, kubera yuko hano mu bugenzacyaha dufite ubushobozi, dufite ibikoresho bishobora guhita bidufasha kumenya ngo ibyo bintu bikozwe bite, bikorewe bikozwe nande. Tugusangiye hano wigeze kugira ikibazo cy'abatekamutwe bakwibye bakoresheje ikoranabuhanga, biriya babyita ibyaha by'ikoranabuhanga. Ese watangira utubwira amazina yawe ukadusangiza n'ukuntu byagenze? Ni ukuvuga ngo iterambere ubundi ntabwo ari ribi, ni ryiza, ariko usanga abatekamutwe aribyo barimo kwifashisha cyane mu gihe cya none. Iyo uguze telefone yawe ugira ngo iguhuze n'abandi bantu cyangwa se uyikoreshe mu kazi kawe gashobora kukubyarira inyungu, ariko ubu hariho abantu benshi basigaye baratetse umutwe. Umuntu ashobora kuguhamagara akakubwira yuko utomboye amafaranga, hanyuma nyuma wamwitaba yakubajije imibare yawe y'ibanga cyangwa se akubaza inomero zawe za telefone, ntabwo uzi ukuntu yarazibonye, akakubwira namba yawe, hanyuma iyo umubwiye arakubwira ati mu kanya gato wawutomboye nk'amafaranga angana gutya. Yabikubwira iyo umwaje amakuru y'amafaranga ntomboye ari mu kihe kigo cyangwa se inzira zayo naziye. Hari igihe yitwaza amazina y'abayobozi atara amafaranga bashyizeho kugira ngo wenda amafaranga yunganira abaturage, none ayo mahirwe akugezeho. Iyo umubwiye uti se amahirwe kugira ngo angere amafaranga nyabone, hari igihe akubwira ati reba ukuntu wakohereza amafaranga make yaba yagufasha kugira ngo amafaranga yabashe kuva kuri konti yawe. Hari igihe akubwiye miliyoni ashaka gusaba nk'ibihumbi 100. Iyo urimwohereje ni ukuvuga ngo rya jana iyo rimaze gukurwaho n'ubundi ntago uri buze kubona aho urigarurira, ubwo biba birangiye. Rero ubwo guhura nawe rero ntibiba bigishoboka. Ubundi mu bihe byashize bari bampamagaye nanjye, hari abanyibye bantekeye umutwe muri ubwo buryo, bajyana ahantu bavuga ko bagiye kundangira imari. Nagezeho banyereka ko imari iri buboneke, baramburagiza, banzaniye abandi bantu batekamutwe bafite amafaranga, bari baje n'imodoka banjyana ahantu bisa nandungwaho, hanyuma byabambeshya. Mu kanya gato ibyo banyeraga nk'imari banyeretse ibintu by'amabuye, baravuga ngo ni Eroyum, ibintu by'ibirahure biseye byari mu macupa.
babijyana bavuga ko bagiye kubipima mu kandi ka mwanya babandi barampamagara bambwira yuko ya mabuye ari mazima. Ubwo bamaze kumbwira ko ari mazima bagaruka bavuga ko bazanye amafaranga, bahageze abandi bajya kwihisha. Nyuma yaho ngaho bongeye kugenda baza kongera kumpamagara bambwira ko abandi bagarutse bambwira ntabwo barangeraho ntibaraza. Ubwo abo ngabo barambwira bati se muzehe waba ufite amafaranga n'iki? Ndabwira nta mafaranga mfite ntayo, ntariko nagerageza kubona make batama yagura nka miliyoni imwe. None rero de ku mafaranga hanyuma abangaba nibaza kuza bari yakwishyuza, bari banyifashe baje gucumbika hari mu ikaritsiye. Icyo gihe ntari mbabona ko bari abantu bagendaga butuhamaranye igihe, ariko icyo gihe baraje kuntwara amafaranga 150 barayajyana, nabwo babashije kwifashisha ikoranabuhanga. Icyo gihe nyuma y'aho hari abandi bongeye kumpamagara nabwo bambwira yuko ntomboye amafaranga avuye Vatican miliyoni nk'eshatu. Izo miliyoni eshatu nabwiye ni se mwebwe ayo mafaranga atomba avaye babashe no kumvira bifashishe ngo umukuru w'igihugu amafaranga ashyizeho y'amahirwe, kuko burya kenshi abantu muri igihe kubera ko umuntu bari mu kazi udakunze kwicara impande ya radio cyane bakunda kwitwaza bo umwanya hari wenda hari nk'ibintu bumvishije bindi baba bakurikiranye uko ari teka mutwe ryabo bakoresha. Bamamagaye ndabwiye nta mafaranga se yangeraho bati shaka ni mafaranga wongerezo nk'ibihumbi 500 tuyagufungurize azi. Yabwiye rero nta mafaranga ntayo nkeneye kuko numva bigoye iwanyu ntabakene hari ngo mwari mwabafasha namwe bayabone. Bahise bantuka cyane barantuka kandi bantukira kuri telefone. Numva rero abashinzwe ibyo kugenzura ikoranabuhanga bari bakwiye gukurikirana aya makuru koko mu gihe cya none bamugani abajura benshi bari kwifashisha ikoranabuhanga. Hari uguhamagara avuga ko ari bukurangira akazi, iyo akurangiye ako kazi iyo abonye umwanya yuko wenda ugize urangaye gato y'amafaranga bayagutwaye kugira ngo wongere kubona biragora. Hanyuma rero twumva yuko ibyo ari byose ahangaha hakeneye kuboneka inomero y'ibanga yahari abari ibanga umuntu yajya yifashisha agahamagara nka polisi ku buryo bantu iyo mukanya ndi yakubwira nawe wakwiga umweri wakwiye byahantu gato kubahamagara ku buryo bahita bagutabara vuba, kuko ikoranabuhanga ryari ryiza ariko bajoro no kuja kugifashisha cyane. Murakoze cyane.